ku makuru ngiye kwinjiramo ubwino ngiye kubaha n'ubugome n'umutima watangiye kurarikira iby'isi agomba kuduha cano nyine iyo cano agomba kuyiduha ubwo birumvikana ko ari kuyikurikirana iba agomba gutanga iyo cano cyangwa se agatanga ibigomba kuyisimbura ubwo twebwe icyo twamenye nuko ni amafaranga 100,000 no kuba baragusoye bakakugurira agafata niyo nyungu ubwo wowe ukuyemo. Ntabwo numva yuko uwitwa Bikeme icyo kiganiro atakibonye. Baravugaga ngo hari ibitaramo bitandukanye bakoze ndetse byinshi turabizi management we yarabitubwiye atubwira ko hajya havamo ubushobozi butandukanye. Manager we yatubwiye ko amafaranga yavagamo yafatagaho make andi nakahereza gogo ndetse n'umuryango we umurera uyu munsi. Ariko twabonye bakora ikiganiro bavuga ngo mu byo bagiye bakora byose mu bitaramo byose yakoze yabari inyungu zose zavuye mu muziki we nta n'igice na kimwe bigeze babona. Nibyo koko nta n'igice na kimwe bigeze bakira bo mu rugo kivuye kuri gogo ngo batangira kugabana amasambu ngo umwe akora amabati kunza babagamo ngo natwara amatafari ngo ndatwara inzugi. Ibyo nta rukundo nta n'ubumuntu biba bibirimo. Abanza herekezwe mu cyubahiro namara guherekezwa nyuma y'igihe runaka icyo bita ubundi ngo nyuma yo gukurikira iyo murabizi dore ko byamaze no kwisobanura twabivuze kenshi ahubwo nyine tugiye gupuenta tuvuge gogo uyu munsi ari he gogo azashyingurwa ryari hehe nicyo kintu tugiye kubasha kuvugira imbere y'itangazamakuru. Muri iki kiganiro rero ndi kumwe n'uruhande rwa Uganda twazanye kugira ngo nakomeze basangiza amakuru kuko Uganda ni igihugu cyatubaye hafi cyane aho umugeni wacu yatahiye. Nta n'amafaranga bashaka gutanga cyangwa se bashaka kurekura kugira ngo gogo aherekezwe mu cyubahiro. Kandi mbibutse yuko bari bavuye hehe bari bavuye mu kazi nubwo n'abayifite nabo ari ingona ntacyo bari kumumarira ngira ngo kano kanya. Yes, nongeye kugusuza nkwane ikaze kwa kansa subscribe ku YouTube channel Ella Nation TV ntakingira Rwanda nige tubona migano tondukanye binyura ku no muyoboro wa YouTube channel Ella Nation TV kana subscribe like share comment tujye tubana bya buri munsi. Nongeye kwitereka nongeye kwishandika ku makuru abagiye atandukanye abavugwa muri no mihanda. Ikintu ndibuze gukoresha noneho ni ukugenda praying ubu video gake ubundi twinjira n'ubundi ni kuri story y'umuntu witwa Gogo ngiye kwinjira none ngayigarukaho neza mwabantu. Ku munsi w'ejo nibwo umuntu witwa Gogo umubiri we wabashije kuba wagezwa hano mu gihugu cyo mu Rwanda. Ariko nanone mbibutse yuko kuba yarageze mu gihugu cyo mu Rwanda ntago ari imbaraga z'abantu bari bajyanye, si imbaraga za management amurebereraga, si imbaraga za famille ye, si imbaraga z'inshuti, ahubwo ni imbaraga za leta yacu nziza. Ngomeza no gushimira cyane igihugu cy'u Rwanda, ambassade iri mu gihugu cya Uganda akaba ari ambassade y'igihugu cyacu cy'u Rwanda niyo yabigiyemo kugira ngo uwitwa Gogo abashe kubagira gute umubiri we ubashe kuba washyikirizwa abanyarwanda cyangwa se wagizwa mu Rwanda kugira ngo azashyingurwe mu cyubahiro mw'abantu mwe. Ariko nanone ku makuru ngiye kwinjiramo ubwino ngiye kubaha n'ubugome n'umutima watangiye kurarikira iby'isi cyangwa se n'umutima watangiye kurarikira ibintu cyangwa se imitungo y'umuntu witwa nyakwigendera. Imagine kuba uno mwana w'umukobwa ataraherekezwa mu cyubahiro ndetse atarashyingurwa no mu cyubahiro na kano kanya nibaramenya neza umunsi nyirizina cyangwa se nibaramenya detail cyangwa se process izakorwa yari yose kugira ngo aherekezwe mu cyubahiro. Ariko natangiye kumva famille ye yatangiye kuvuga ngo agacaro k'umuntu witwa Gogo cyangwa se Gloriosa turagakeneye. Ibyo bintu n'ubunyamaswa kamanze baprayingire amajwi nze nanababwira impamvu nje mbyise ubunyamaswa mwaba. Cano nyine iyo cano agomba kuyiduha agomba kuduha cano nyine iyo cano agomba kuyiduha ubwo birumvikana ko ari kuyikurikirana iba agomba gutanga iyo cano cyangwa se agatanga ibigomba kuyisimbura. Ubwo twebwe icyo twamenye nuko ni amafaranga 100,000 no kuba baragusoye bakakugurira agafata niyo nyungu ubwo wowe ukuyemo. Urumva hano n'umuntu witwa Kabaka nanamushimira cyane wagiye gukoresha ikiganiro famille cyangwa se abantu babanaga n'umuntu witwa Gogo mu rugo hari Rwamagana ndetse nanjye nzareba uburyo ki ngere tumenye ubundi ngo bihanagaze gute kugira ngo mbahe inkuru zirambuye abantu mwanyizeremo cyangwa se abantu munkurikirana bya buri munsi. Agezeyo wumve mu magambo uno mugabo twakita ngo ni uncle cyangwa se ni oncle w'umuntu witwa nde Gogo
mu bintu yatangaje avuze yuko bakeneye YouTube channel. Ese nuko atangiye kubona YouTube channel ari ikintu itanga? Ese nuko ari kubona amakamera y'abagenda amutera imbere bavuga ati dore tuje ku nkuru ya Gogo? Ese byagenze gute? YouTube channel mutifuje kumuhera ku munsi wa mbere, YouTube channel mutifuje ubwo amasezerano yakorwaga bavuga ngo Gogo cyangwa se Gloriosa agiye gukorana n'uriya mugabo muri kwita ko yamuririye amafaranga. YouTube channel mutifuje mumaze kumenya yuko Became wa Yezu yamaze kwijandika mu bantu bagomba kureberera umuntu witwa Gogo ngo muyifuze kiragiye. Nubwo nawe ngiye kubagarukaho, ubundi Gogo asa nk'umuntu wari warateraniwe n'abantu benshi ngaho kuribwa na manager, ngaho ngo hivanzemo uwitwa Became wa Yezu. Became aba manager w'umuntu gute kandi nawe ubwo ari umuhanzi byananiye? Uwitwa Became aba manager w'umuhanzi gute kandi nawe ari mu bantu bakena ahubwo management ubona yuko kwifasha ikijyanye na music cyangwa se n'ibyo akora no gushaka ibitaramo byaramunaniye? Iyi ni fame y'umuntu witwa Gogo yatangiye kuvuga ngo iriya channel umuntu witwa Gogo yakoreragaho turayikeneye natwe bayiduhe. Uwitwa Kazungu ka boss wese posting rawe ati se channel mwe muraza kwimaza iki? Tuvugisha ukuri, channel muraza kwimaza iki? Hari ikintu kijya gikunda kuba ugasanga nk'umuntu aba umustar yaba muhanze yaba kina filime ariko ugasanga YouTube channel ari gukoreraho araragiye. Uyu ni umwandiko naraza ngo nijandikemo ngo mbabwire channel umuntu witwa buri kantu na buri nguni kuntu bivugwa yuko ari ya murumuna wabo witwa wa buri nguni witwa Jomo nimba mumuzi Jomo comedy ngira ngo mwaramumenye mu minsi yashize. Bivuze ngo hari abantu bipanga muri kano kazi ugasanga bafashize na cyangwa se bageze kure amacana atari yabo. Bitagutangaza ugiye kure ugasanga nira YouTube channel umuntu witwa Gogo nubwo ari we wayizamuye, wenda yareri mu mazina ye nk'umuntu uri kuyikoreraho, ariko channel na burenganzira runaka ayifiteho. Ibi nibyo byagiye biba ku bantu nk'aba papa cyangwa bava kwa Roki ugasanga bagiye nta channel bafite. Ibi nibyo byabaye ku muntu witwa Frike ugasanga channel isigaranywe n'uwo mu managingaga. Ibi nibyo byabaye ku bantu bitwa ba Joe West batandukana na management ugasanga channel n'uri nago zari zabo. Ubivuze ngo kuvuga ngo dukeneye iri ya YouTube channel, byanashoboka yuko channel witwa Gogo nta ruhari cyangwa se nta burenganzira runaka yarayifiteho. Ahubwo ikintu wakibaza niki, ni gute kugira ngo murebe mu by'ukuri uko umwana wanyu cyangwa se umukobwa wanyu arayikezwa mu cyubahiro, cyangwa se ngo murebe ese biraza kugenda gute, cyangwa se mubabazwa nuko yitabye Imana, mwe mukababazwa nuko mukeneye YouTube channel itari mu maboko yanyu. Ibi nabyo ndi tujya twumva ukajya kumva ngo umubyeyi runaka ngo yamaze kwitaba Imana, ngabana ngo bavuye ngo kumutabara cyangwa se kumuherekeza ngo hita batangira kugabana amasambu, ngo umwe akora amabati kunza babagamo, ngo natwara amatafari, ngo ndatwara inzugi. Ibyo nta rukundo nta n'ubumuntu biba bibirimo. Bivuze ngo hari ibyisi n'undi babikomeje kubaho. Byange bikunde mwe muracyahari. Uwagiye we yagiye, nubwo ntari cyo twakora ngo tumugarure ibyo ari byo byose. Ariko byibura nimba hari icyo yabahaye cyangwa se nimba agaciro mwamubonagamo, abanza herekezwe mu cyubahiro, namara guherekezwa nyuma y'igihe runaka, icyo bita ubundi ngo nyuma yo gukura ikiriyo. Murabizi yuko ngira ngo biba mu nyuma y'icyumweru, ubundi ngira ngo mu muco wacu simbizi neza. Icyo gihe nikimara kurangira, abantu bamaze kwiyakira yuko Gogo atagihari, mutangire mu burane byayo macano. Ariko baje kukubaza bati urabyumva gute kuba umwana mwareze, kuba umukobwa mwabanaga yitabye Imana, ese biraza kugenda gute? Wowe ukahita utangira kuburana YouTube channel. Ubwo se byibura ubwo iyaba gihari ari ngundi byabaye ari kumva we nawe hari urukundo runaka wenda mufite wo mwuka byaramwe. Ku munsi w'ejo nibwo uwitwa Gogo cyangwa se Gloriosa yagejejwe mu gihugu cyo mu Rwanda. Murabizi yuko byari byarananiranye, leta y'u Rwanda ambasade iri mu gihugu cya Uganda, akaba ambasade y'u Rwanda niyo yabigiyemo. Uwitwa Gogo agarurwa mu gihugu cyo mu Rwanda, nubwo yagarutse nyine yaritabye Imana kandi yaragiye ari muzima agiye mwivuga butumwa. Reka dushimire leta yacu y'igihugu cy'u Rwanda mwabantu mwe. Ariko nanone hari andi makuru nakomeje kugenda numva menya gake gake kubijyanye n'amafaranga bivugwa yuko uwitwa Gogo yariyo. Kamanza prayinga no majwi twumveho nanjye twumvire hamwe. Nyakwigendera musabye Imana Gloriosa wamaze gutaha cyangwa se Gogo muri team management ye, ninjye wari uhagarariye itangazamakuru ndetse n'umuziki. Ariyo mpamvu ari njye ugiye kuvuga cyangwa se gusobanura iby'inkuru yo gutaha kwa Gogo, dore ko byamaze no kwisobanura twabivuze kenshi. Ahubwo nyine tugiye gupuenta tuvuge Gogo uyu munsi ari he, Gogo azashyingurwa ryari,
hehe nicyo kintu tugiye kubasha kuvugira imbere y'itangazamakuru. Muri iki kiganiro rero ndi kumwe n'uruhande rwa Uganda twazanye kugira ngo nakomeze basangiza amakuru kuko Uganda ni igihugu cyatubaye hafi cyane aho umugeni wacu yatahiye. Aba nabaje cyangwa se uyu wavugaga bamwita Bikemu Uwayesu ngira ngo abantu batamuzi mu bantu bagaragaye we na mu bantu barebye ikiganiro kwa Yago Pondati kwa Yago TV show umugabo wari urimo ubona yuko ari munini w'igikara ufite imisatsi myinshi uramwita Bikemu Uwayesu ndetse Bikemu ni umuhanzi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ariko inshuro nyinshi we abikora biri live mutumire mu gitaramo aza kubitewe piano hariya agucuranye nyina kuririmbire ahimbaza Imana arimo kucuranga na live. Ikindi kintu ushobora kwibaza uti uwitwa ngo uko twumva yari afite timu imureberera irenze timu iba mu makipe we na muri aperi ugasanga afite ngo umenya yuko gugameze neza nubishe ngo baramushakiye ngo n'umukobwa ngo bazajya bagendana ugasanga Bikemu Uwayesu ngo yareberaga itangazamakuru ngo cyangwa se ngo yarebaga ngo ibijyanye n'imiziki ugasanga hari undi mu management. Abo bantu ntago ari abashoboye kuba bamunga uwitwa Gogo mwamurebere mu bijyanye n'itangazamakuru gute kandi ibiganiro yarabyikoreye. Ese Gogo ne muhanze twari dufite wa Danje w'icyamamare mu gihugu cyo mu Rwanda muri management ye hisangamo abantu barenze 5 ko tutabyumva kwa Krisizi ko tutabyumva kwa Kenisoro ko tutabyumva mu bandi bahanzi bakomeye ko tutabyumva kwa Israel Mbonye kwa Gogo niwo mwabonye nyine mukwiye kugenda mugatereka y'abagabo nk'abariya bazi ibyo barimo cyangwa se bakuru kujya bareberera ibijyanye na music ye cyangwa nuko hari wavumburaga we ati nyamara uno mwana ufite hari uducure muramupfuraho nutemera yuko nanjye tuyasangira ndaguteza abantu muteza bisi bikaba ngombwa winjijwe mu kizuru gutyo kugira ngo nawe ujye upfuramo dukeya. Birababaje biteye n'agahinda kumva ngo uwitwa Gogo ngira ngo mu majwi nabanje prenga mwayumvishe birababaje biteye n'agahinda kumva ngo uwitwa Gogo cyangwa se Gloriosa yitabye Imana amaze guhabwa amafaranga angana n'ibihumbi 100 by'amanyarwanda mw'abantu mwe kanze amashakire amajwi hano y'amafaranga y'ibibazo babajije bano bantu ba Bikemu Uwayesu babaza ku mafaranga bivugwa yuko bari umuntu witwa Gogo wumve kuntu babisubijeho gatoya nabyo tubyinjiremo neza twijanditse. Bivugwa yuko amafaranga witwa Gogo yahawe cyangwa se bamuriye yahawe kuva yakinjira muri music ari amafaranga atarenze ibihumbi 100 ndetse yahawe mu byiciro bitandukanye kandi nayo mafaranga bayahaga famiye ye kuko bashakaga nyine kuyireshya ngo nagafanta ngo tubaguriye ariko nabo ne bagira gute nibayajya baravuga ati katumugurire mu tuntu tw'udutungo ndetse n'umuryango wa Gogo nta kibazo kugeza ubafitanye na kimwe kijyanye n'ikirere byakiriye gutereka tuguza manager nta n'igiciro na kimwe bigeze mu byo bagiye bakora byose mu bita hajya havamo ubushobozi butandukanye ngiye bamubyara we bitabye Imana kudusabye Gogo ntabwo tumenyesha anko we mubyara bakuru we bashiki be bandi tumenyesha umufite mu nshingano nk'umubyeyi byamudoha. Bivuze ngo abo twabonye batangaza bariya bavuze ikiganiro cyatambutse ku Mpanuro TV basobanura byinshi baranagara ababyeyi babo wenda bamurera ko ababyeyi bamubyara we bitabye Imana wenda impamvu ntasubiza n'icyo kibazo ngo mbe tafu cyane nuko ntabibonye neza nuko nari ibyo biganiro neza ntacyo gusobanura wenda ntacyo nakunyuramo muri make kugira ngo dusoze. Baravugaga ngo hari ibitaramo bitandukanye bakoze ndetse byinshi turabizi management we yarabitubwiye atubwira ko hajya havamo ubushobozi butandukanye manager we yatubwiye ko amafaranga yavagamo yafatagaho make andi nakahereza Gogo ndetse n'umuryango we umurera uyu munsi ariko twabonye bakurikirana bavuga ngo mu byo bagiye bakora byose mu bitaramo byose yakoze yabari inyungu zose zavuye mu muziki we nta n'igiciro na kimwe bigeze babona nibyo koko nta n'igiciro na kimwe bigeze bakira bo mu rugo kivuye kuri Gogo. Uburyo bwa management ukuntu bukora iyo umuntu amanaginga umuhanzi baba bafitanye amasezerano bavuga ati inyungu z'umuhanzi nizi
inyungu za manager nizi uri kumva sinzi rero niba ari uruhande rw'umuryango rwaba rwaratangaje ibyo bintu kandi babitse ibimenyetso berekana ko bakoranye na manager neza ahubwo yaba ari ubuvugizi bwakozwe n'itangazamakuru itari iby'ukuri bigakwirakwiza inkuru itari yo ariko muri management ya Auguste ndetse n'umuryango wa Gogo nta kibazo kugeza ubafitanye na kimwe kijyanye n'ikosa. Urumva ikintu kibaye uwitwa Bikemu amagambo yasubije hano asa nk'umuntu wahunze ikibazo kure cyangwa se asa nk'umuntu wahunze itangazamakuru ibyo bari barimo bagira gute bagerageza kuba bamubaza. Ushobora kwibaza ngo ni gute cyangwa se ni kuyihe mpamvu. Icyambere nago numva ko ikiganiro cyakozwe abanyamakuru cyangwa se aba YouTube twese twagiye gukotinga cyakozwe na YouTube channel yitwa Impanuro TV. Kikaba ari ikiganiro cyari kirimo ababyeyi cyangwa se abantu babanaga n'umuntu witwa Gogo ndetse bemeye ko n'amafaranga 100,000 babihawe ndetse abo bantu akaba ari nabo twumvisha umwe muri bo mugabo avuga ngo dukeneye YouTube channel y'umuntu witwa Gogo cyangwa se umuntu witwa Gloriosa. Nago numva yuko uwitwa Bikemu icyo kiganiro atakibonye. Bivuze ngo mu gusubiza ngo nago icyo kiganiro nakirebye neza umvishe ko n'umunyamakuru Nepo ase nk'umubaza ngo nago bari ari ababyeyi cyangwa se nago bari ari bo babanaga n'umuntu witwa Gogo. Bishatse gusobanura ngo bo bashatse kuba bahunga ikibazo babazwaga cyangwa se bashatse kuba bahunga icyo kibazo kivuga yuko bari amafaranga y'umuntu witwa Gogo ndetse banahunga ikibazo kivuga yuko uriya abariya atari abantu babanaga na Gogo nibo baba manager cyo mwaganiriye bituma bigaragara nkaho mwagiranye amakimbirane. Nta byinshi twaganiriye yaratubikiye atubwira ati Gogo yapfuye amaze kugera hehe muri Moroge hanyuma baduhaye iminsi 2 niko manager yabaga nuko niko kuri hanyuma batwaka amafaranga ya Moroge naya Serekeye no kumuzana nyirizina akagera aho agomba kubagira agomba kugira mudushakire miliyoni 2,300 ari manager yabaga. Murabyumva nibo baba ngaba. Ese aya majwi yitwa manager ko ubwe yanayatanze ku Rugendo TV cyangwa se kwa Nepo ni gute witwa Bikemu aje gusobanura ngo barasimbizi nimba ari bo kuko nago nabyitegereje neza. Bisobanuye iki? Bisobanuye aba nibo manager wa Gogo yesamagara witwa Gogo akimara kwitaba Imana abaka amafaranga angana na miliyoni 2,300 z'amanyarwanda kugira ngo babashe kwishyura ibitaro witwa Gogo yango yararimo no kumuzana bakamugeza mu gihugu cyo mu Rwanda. Ariko bakimara gutangaza yuko mu bintu Gogo yakoze yakuyemo ihene n'ikibwana cy'ingurube gusa, bivuze ngo babuza aho bareba ibimwaro byabafashe bahitamo kuba bakireba bati ikiganiro ntabwo twakibonye. Karo kanshaka kukubwira wenda views ikiganiro kigira turabizi twe nk'aba YouTuber iyo wakoze ikiganiro byibura kikarebwa n'abantu 3,000 byonyine. 3,000 byonyine bikareba icyo kiganiro kandi tuzi kari wenyine wagikoze. Bivuze ngo abenshi abaraba YouTuber baje gukotinga inkuru. Kino kiganiro gifite views 185 ikimaze umunsi umwe. Tuvuga ko mwe mutakibonye. Ese nanu wabahaye amakuru cyangwa se ngo basharinge murebeho cyangwa no gukwepa ibyo bibazo zo murimo murashinzwa bivuga yuko ari amafaranga y'umuntu witwa Gogo cyangwa se Gloriosa mwamaze kuba ubwanyu mwahekenya. Urumva yuko biteye ikibazo biteye n'inkeke iraga ari ibintu nge nabashimira. Ekene ikintu sinanashimira fome y'umuntu witwa Gogo ko bazana ikintu cyadanje ngo dukeneye chano y'umukobwa wacu cyangwa se chano y'umuntu witwa Gogo kuko kano kanya sibwo mumenye yuko yarafite chano nubwo nabayifite nabo ari ingona ntacyo bari kumumarira ngira ngo kano kanya kuko bari gutanga nimero bavuga bati dukeneye ko abantu badufasha cyangwa se basupportinga kugira ngo tubashe kumerekeza mu cyubahiro. Bivuze ngo na amafaranga runaka bafite nta n'amafaranga bashaka gutanga cyangwa se bashaka kurekura kugira ngo Gogo aherekezwe mu cyubahiro. Kandi mbibutse yuko bari bavuye hehe? Bari bavuye mu kazi
bari bavuye mu kazi muri Uganda, bivuze ngo hari amafaranga runaka bahawe cyangwa se hari amafaranga runaka bagenewe, ariko bo ubwabo batarimo bashaka kugira gute kuba barekura mw'abantu mwe. Ngayo nguko ndaza kwandi makuru yenda yabagezweho, nitumenya nuko bazamuherekeza ikintu bikindagenda nyabakurikirana neza 5 kuri 5. Ariko ngwibutsa yuko muri St John Training Center turi gufasha cyangwa se tugahugura abantu batandukanye, waba baracikirije amashuri cyangwa se warakoze exam ukarata, menya yuko muri St John Training Center ari igisubizo bakuzaniye cyo kwiga umwaka umwe tukaguha diplome yawe. Ari ngiye ufite diplome itakwemera kujya kwiga za Amerika za hehe, ariko iyo tuganye muri St John Training Center tubigufashamo rwose, ukiga igihe kingana n'umwaka umwe tukaguha diplome yagufasha kugera aho hose wifuza. Ikindi kintu kandi gashya dufite, duhugura n'abakandida bigenga. Nimero za telefone ni 07 80 51 na karindwi cyangwa se 0788892326. St John Training Center, igisubizo kuri we wacikirije amashuri, igisubizo kuri we wakoze exam ukarata. Imvuga ko leta ni kwa kundi bisanga muri cyangwa se bikanga, cyangwa se ukaba ufite diplome itaguhesha amahirwe akwiye nk'uko wawe yafite. Iyo tuganye muri St John Training Center tubigufashamo byizewe. Mukari subscribe kuri YouTube channel Ela Nation TV, tujye tubana bya buri munsi. Cha bless.